Ndabasubije inshuti bavandimwe, uyu mureba imbere ya kamera ni Niyonsenga Samuel. Abamaze kumenya ku bijanye na social media, nsigaye ngaragara kuri YouTube yitwa Nawe Birakureba TV Media. Ntangiye nshimira abantu batangiye kunkurikirana, batangiye kumva neza izina rya channel yanje icyo risobanuye. Nawe Birakureba bivuze icyo ngamije nshaka kwerekezaho ni uburyo bwo gufashanya hagati muri twe umunsi ku wundi, nka serivisi nguhe serivisi, uburyo bwo kubaka sosiyete nyarwanda. Ni ibintu bitagombera ikiguzi. Naho nakuye ijambo Nawe Birakureba. Uzagerageza kumenya birenzeho azaja aca kuri channel yanje yitwa Nawe Birakureba TV Media. Mbo abatangiye kunkurikirana nkuko natangiye mbashimira, ndetse nshimira n'abandi bagiye gutangira kunkurikirana uyu munsi, ejo n'ahandi hazaza. Maze gushiraho utu episode dutatu, ariko mbere yuko nkomeza gushiraho utundi, nifuje kugerageza kubwira mu buryo burambuye abafana banjye icyo ngamije, kuko umusanzu wabo ndawikeneye. Uretse kuba ari bimwe mu bidufasha kuba ubuzima bwa buri munsi, mu biro yanjye abanzi ibintu byo gufasha ni ibintu nsanzwe nkunda cyane, kuko ni ibintu ukora uyu munsi byatinda bitatinda birakugaruka, kagaruka se kuri wowe cyangwa se abazagukomokaho muri rusange. Niyo mpamvu ari ikintu nkunda cyane. Ikintu cyamotivye noneho nkagira courage n'ubushake bwo kuba noneho nabikora mbicishije muri social media, nakwita ko ari nka bibiri cyangwa se bitatu. Icyambere byaciye mu bantu benshi mumaze kumenyera kuri social media, harimo nka Scovie, urana umufana wa Scovie cyane. Hakazamo muzehe wacu, murabyumva, umuntu umunsi kundi utwigisha indangagaciro zacyo. Mu bijanye n'ibyishimo, urabizi abantu bagira ibyishimo bitandukanye. Nanone nkaba n'umuntu ukunda filime cyane. Mu byo ngamije harimo no kugira ngo mbere yo kumbaho utundi episode kubatangiye kunkurikirana, nkaba nifuje gufata filime isa naho ifitanye isano n'ibyo nshaka kuzajya mbaho umunsi ku wundi. Aho navuga ngo mbaye niseguye, muzanyihangana, ntabwo ndi umunyamwuga muri babandi babigize umwuga mu gusobanura amafilime, ariko nifuje kuzayisobanura kugira ngo uwamfollowinze n'uzamfollowinga azaba azi neza aho tugamije kugera, kuko ni ukubaka sosiyete nyarwanda ndetse n'isi muri rusange. Hahandi intumbero mfite, nemeza ntashidikanya ko benshi bazandeba n'abandi uretse no kundeba ahubwo bazamfasha kubishyira mu bikorwa nk'uko iyi filime izagenda ibigaragaza ngiye kubasobanurira, ndetse n'utu episode nzakurikizaho twinshi nateguye cyane. Turahari twinshi cyane, turimo gutanga ubufasha haba mu buzima bwa buri munsi tubayemo, aho usanga umuntu yabuze icyo arya, yabuze minerivare y'umwana, aho usanga umuntu ku muhanda. Ndashima Imana uyu munsi mfite impagarike n'ubugingo, nta rugingo ndi kubura, ariko hari abantu bazibuze kandi ntabwo babihisemo. Ni byiza ko iyo umugezeho ugira icyo utekereza, ntabwo bigombera byinshi. Niyo mpamvu channel yanjye nahise Nawe Birakureba. Handi tuje kwaka serivisi, abantu bakurikirana social media cyane mwumvishe kiriya kigo nderabuzima Minisitiri w'Ubuzima yagezeho mu minsi ishize, aho yatse serivisi umuforomokazi yibereye busy kuri social media ku bintu bidafitanye isano no gutanga serivisi nk'akazi yasabye. Kera kaba akibutsa asanga ni Minisitiri umuhagaze hejuru, yiseguye ngo ntabwo namenye ko ari mwebwe, ariko biragoranye kumva ko iyo aza kumenya ko ari Minisitiri kuma serivisi yihuse, ariko abandi bari bumuhagaze iruhande ntabwo byari byihutirwa. That means rero ni isomo ryahaciye tuba dukwiye gutekerezaho tukumva icyo bishatse kuvuga. Muri yo gushimira Minisitiri, ibintu nkabira bikwiye kuja hagaragara, abantu bagahindura iyo myumvire. Gutanga serivisi dushingiye ngo ni mwene kanaka, ninde se, akomoka he, ibyo nkeka kuri ibyo byanadushitse mu icuraburindi mu myaka yashize. Twese tuziranyeho, by'umwihariko mu 1994. ariko nitumara kumva neza ko gufashanya hagati muri twe ari inshingano ya buri umwe,
ndemeza ntashidikanya ko mu hazaza turabona nka biriya ritagarukaho, aho kujya kwaka akazi muri ikigo runaka bakakaguha bakurikije urinde, aho kwita ngo ufite ubuhe bushobozi uzamarira iki sosiyete nyarwanda ku buryo kigo kizatera imbere kurusha, bakitwaza ngo uruhande. Hari ibintu yagenda agaruka nagiye mvuga abo bantu kumva baritwaje by'umwihariko ngo igitsina gore, aho gushora ubumenyi ugashora ko uzaryamana na nyiri ikigo. Ibintu nk'ibyo nitwo tuntu twinshi nagiye mbategurira tuzaja tugenda tugaruka tumera nkaho tugamije gukosora ibintu nk'ibyo muri sosiyete yacu. So ntabatindiye cyangwa se ntizimbye mu magambo, utwo tuntu twose nateguye mbere y'uko ndushyiraho ngo mutangire muturebe, nangize ngo mbere nkaho mberetse neza intumbero ndimo kugira ngo muzamfurowinge muzi neza ikigamijwe, bityo inkunga mbakeneyeho cyane kurusha ibindi ni ugusharinga utuntu nzagenda nshyira kuri channel yanjye, munaduha subscribe. Nibwo buryo buzihutisha, nabyita nk'ivugabutumwa kwa, ntabwo ndi umunyavugabutumwa, ariko ni ibintu bizatuma sosiyete nyarwanda ihinduka kurushaho. Mu gihe ntafite amahirwe yo kuba nkora kuri radiyo ngo umunsi wundi wenda ibyo ngiye gucisha muri utwo tuvideo nzajya mbivuga, mfate iminota ibiri wenda ndi mu kazi mbicisheho. Burya dukwiye gutekereza uburyo bwose twakoresha kugira ngo duhindure imibereho yacu ndetse n'iya sosiyete muri rusange. So murakoze cyane, reka mumfashe mukurikirane iyi filime, mugerageze mushaka akanya kuko niyo isa naho isobanura neza ikigamijwe muri channel yanjye, kandi nemeza ko muzabibona muri benshi, muzabikunda bityo mukamfasha kubikwirakwiza, mubicishije mu kubireba, mukanabicisha mu kubisharinga na subscribe zanyu. Murakoze cyane, reka dukurikirane filime, ndagenda nyisobanura nkuko nabibwiye, ntabwo ndi umunyamwuga, ariko ikigamijwe muragenda mukibona. Hari nabo basanga barayibonye, tuzagenda turushaho gufashanya kumva neza ko gufashanya ari inshingano rimwe bitagira uwo bireba. Ari no mpamvu natangiye mbabwira ko channel yanjye yitwa Nawe Birakureba TV Media. Murakoze cyane.